Ndabasuje nitwa Mwami. Pi network iri kwaguka ikarenga kuba ifaranga rya crypto gusa, ihuza imikoreshereze, porogaramu, abacuruzi na serivisi zo ku rwego mpuzamahanga kugira ngo hubakwe ecosystem iyobowe n'umuryango w'abayigize. Pi network iri gusobanura bushya icyo kwinjira mu bukungu bwa digital bisobanura. Pi si ifaranga gusa, ni system y'ama apps atandukanye. Irenga kuri igitekerezo cyo kugura no kugurisha hashingiwe ku giciro, igashyira imbere imikoreshereze nyayo, serivisi mpuzamahanga, porogaramu no kwemerwa kwayo n'abacuruzi, igatanga urubuga rutuma abantu bagira uruhare rufatika mu isi ya crypto na web3. Gusobanukirwa Pi nk'urusobe rw'ubucuruzi na serivisi. Nubwo benshi babona Pi nk'ifaranga rya crypto, imiterere yayo irenze cyane guhererekanya tokens. System ya Pi ihuza ibice byinshi birimo porogaramu z'imikoreshereze, urusobe rw'abacuruzi n'amasoko ya serivisi yo ku isi hose, byose bikaba byubakiwe muri Pi network. Bigakora urubuga rwuzuye rw'ubufatanye bw'umuryango. Iyi nzira rusange ituma Pi coin idafatwa nk'ifaranga ribikwa gusa hagamijwe inyungu z'igihe gito, ahubwo rikoreshwa mu bucuruzi n'imikorere nyakuri. Abapioneer bitabira systeme yose bunguka ubumenyi bufatika ku bukungu budafite abahuza, kandi bakagira uruhare mu iterambere rirambye ry'urusobe. Imikoreshereze n'ingero zikoreshwa mu buzima busanzwe. Icyerekezo nyamukuru cya Pi network gishingiye ku kamaro kayo mu buzima busanzwe. Pi coin yagenewe kuba uburyo bwo kwishyurana, gushyigikira ihererekanya hagati y'abantu ku giti cyabo n'imirimo ya serivisi za digital. Binyuze mu gutanga ingero z'ikoreshwa zigaragara, urusobe cyangwa ecosystem yerekana ko agaciro ka Pi karenze ihindagurika ry'ibiciro. Porogaramu zubatswe muri Pi network zifasha abapioneer kugera kuri serivisi zitandukanye, kwagura ubucuruzi no gukorana n'ama-platforms ya systeme adafite abahuza mu buryo bworoshye. Iyi mikoreshereze ituma Pi coin itaba umutungo gusa, ahubwo ikaba igikoresho cyo gukoresha mu buzima bwa buri munsi. Imbaraga z'umuryango ni ukwemerwa, Pi adoption. Imbaraga za Pi network zishingiye ku muryango mugari w'abapioneer bo ku isi hose. Uruhare rufatika rw'uyu muryango rufasha mu kwemerwa kwa Pi, mu guhanga udushya no mu kwagura systeme yayo. Kwifatanya mu biganiro, gutanga ibitekerezo no gushyigikira abacuruzi bemera Pi bituma abapioneer bagira uruhare mu cyerekezo cy'urusobe rwa Pi. Uku gukorera hamwe gutuma systeme iguma kuba iya bose, iboneye kandi ihuje n'ibikenewe n'abayikoresha. Guhuza porogaramu na serivisi. Systeme ya Pi network igizwe na porogaramu nyinshi zigenda ziyongera, zigamije korohereza abayikoresha no kongera imikoreshereze nyayo. Izi porogaramu zorohereza ubucuruzi, zitanga serivisi za digital kandi zigahuza abacuruzi n'urusobe. Guhuza porogaramu, abatanga serivisi n'amasoko mpuzamahanga bituma Pi network iba urubuga rumwe rufasha abantu ku giti cyabo n'ibigo by'ubucuruzi. Ibi bituma habaho uruziga rw'imikoreshereze, kwemera no kongera agaciro, inkingi y'iterambere rirambye. Ukwemerwa kwa Pi n'abacuruzi n'uruhare mu bukungu. Kwitabirwa n'abacuruzi ni ikimenyetso gikomeye cy'uko Pi network ikoreshwa mu by'ukuri. Kwemera Pi coin nk'uburyo bwo kwishyura bituma habaho ibikorwa by'ubukungu imbere muri systeme. Abacuruzi bunguka mu kwishyurana byihuse, kwizewe kandi kudahenze, mu gihe abapioneer babona amahirwe yo gukoresha Pi yabo mu buzima busanzwe. Ibi byongera icyizere mu rusobe kandi bigafasha Pi kwemerwa mu nzego n'uturere dutandukanye hirya no hino ku isi. Imikoreshereze ya buri munsi nk'igipimo cy'insinzi. Ikigeragezo nyacyo cya Pi network ni uko ikoreshwa buri munsi. Gushyigikira ihererekanya hagati y'abantu, kwishyura serivisi n'ubucuruzi bituma Pi coin iba igice cy'ingenzi mu mibereho ya buri munsi y'abayikoresha.
ikoreshwa rihoraho rikomeza agaciro ka Pi kandi rigashishikariza kongera porogaramu muri Pi ecosystem ndetse no kongeramo serivisi nshya. Abapayoniya bitabira izi transaction babona mu buryo bufatika ubushobozi bw'ubukungu bwa digitali bushingiye ku muryango. Icyerekezo kirekire n'iterambere rifite gahunda. Pi network yubatswe ifite icyerekezo kirekire, kwibanda ku mikoreshereze ku muryango no guhuza n'abacuruzi bituma igira amahirwe yo kugura mu buryo busanzwe. Kwibanda ku mikoreshereze ku muryango no guhuza n'abacuruzi bituma igira amahirwe yo gukura mu buryo burambye. Itandukanye n'amakributo ashingiye gusa ku gushora imari by'igihe gito, agaciro ka Pi ko gashingira ku bucuruzi bwayo bwo gukoreshwa mu bucuruzi na serivisi nyakuri. Ibi bikurura abayikoresha bashya, uruhare rufite ireme, bitari ukurindira ihindagurika ry'ibiciro gusa. Imbogamizi n'ibikwiye kwitabwaho. Kubaka sisiteme ikora ku rwego rw'isi yose bifite imbogamizi zirimo ikoranabuhanga, kwandikisha abacuruzi, kubahiriza amategeko no kwigisha abapayoniya. Izi ngingo zigomba kwitabwaho kugira ngo ukwemerwa kugende neza, kandi ibi nibyo Pi Core Team ishize imbere. Gukura mu byiciro. Uruhare rukomeye rw'umuryango n'ubwitange mu guhanga udushya bituma Pi Network igira ishingiro ryo gutsinda izi mbogamizi no kwitegura ukwemerwa kwagutse kandi kurambye. Umwanya wa Pi Coin muri Web3. Kwibanda kwa Pi Network ku mikoreshereze, porogaramu na serivisi bihura neza n'amahame ya Web3. Gushyira imbere decentralization, guha imbaraga abapayoniya n'imikoreshereze nyayo bituma Pi Coin iba igikoresho gifatika mu bukungu bwa Web3. Ibi byongera icyizere cya Pi mu bayikoresha n'abateza imbere porogaramu ku isi hose, bigatanga amahirwe yo kwinjira mu zindi system za DeFi na Web3. Pi Network si ifaranga rya crypto gusa, ni system ikura aho abapayoniya bashobora gukoresha porogaramu, serivisi n'ubucuruzi nyakuri. Kwibanda ku mikoreshereze ifatika ku muryango n'ikoreshwa rya buri munsi bituma yubaka ishingiro ry'iterambere rirambye. Ababona Pi n'igiciro gusa bashobora gucikanwa n'amahirwe menshi, ariko abayumva nk'urusobe rw'ama-app y'ubucuruzi na serivisi riyobowe n'umuryango batangiye kubona ubushobozi bwayo. Pi Network igaragaza uko crypto ishobora kuba ubukungu bwa digitali bukora neza, bworoshye kandi burambye. Abapayoniya bo ku isi yose barahamagarirwa kwinjira, kwifata no kwiteza imbere, bagira uruhare mu kubaka urusobe mpuzamahanga rugaragaza agaciro nyako ka DeFi, Web3 n'udushya twa digitali dushingiye kuri community.